hari abantu zibamaze kubibicamuke uzababwirwa n'ikirero cunga sana kugira ngo abantu bamenye Kayini nuko Uwiteka Imana yashize Kayini ikimenyetso kugira ngo abantu bose bamenye ko Kayini yamaze gucibwa n'Uwiteka. Ahubwo Mwuka Wera w'Imana agusange. Yego. Mwuka Wera w'Imana akugenderere. Nge Daniel wampamagara ariko ukabanza ugasenga Imana tugahamanya. Kunda kubwira abantu ngo n'Uwiteka enistika egome mpagaze ku rugi ndakomanga ini tatiko sifo ati kandi di winistansema mfite ikimenyetso ditasema cyo gushyira diwiritanya kubemera gukingura imitima yabo. Eshikoti fosa enima benitandi wasika egome nelitani fosa ndaje vuba beliwiristansi ewe litadi fosima mwishakira ndamuwe initani wisaragada mbese igihe kigeze kitadi wasifo dore eniwiristansi binitali wirigada beshi bagiye kumbona bumirwe kuko gitarigada bararangaye ntibita ku iherezo ryabo. Atariko ndavuze ngo gitandiwa mpagaze ku rugi ndakomanga niko mvuganye namwe. Jeli witasifoniba otikosi winima reba aho uhagaze dore enimini force ubwenge bw'abanefosima buhindutse ubusa elitati kosa ubwibone bw'abanyabibone muri force rimanga butumye bakorwa n'isoni elitani wase shadiwa kwiyoberanya diministance opefosa de gada kwa bamwe dimanse gutumye elitandi costa ni kuwiteka vuze heri wiritasema penitangua hamasareba nabi heri wiritala costigaye dorakureze naburi mu bibazo kubera ko wanze kureka ingeso mbi hemini tangua ndakugira inama uyu munsi kugira ngo distayigaya ufate icyemezo maze wihane wumve kwingira isaya jidikoti fose no kuguhamagara kwanjye maze uhindukire atariko nudahindukira ngiye kuza uri. Reka tubasuke twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha w'Imana mu byo mukora byose, mu byo mwekejeho amaboko byose, tusa kugira ngo Uwiteka Imana abagire neza, Uwiteka Imana abatabare kandi Uwiteka Imana ubu bakurengerwa nabo abarengere hafi nakora mu cyo bitandukanye ndetse ku migabane igitandukanye muherereyemo mukamudukurikiye muri kano kanya mudukunda kandi mukunda n'ibivuga ubutumwa ryacu. Turabasuhuje mwese mugubwe neza ariko kandi tubahe n'ikaze mu kiganiro kivuga ubutumwa cyacu cy'uyu munsi. Mugubwe neza rero, Imana ibagirire neza kandi Imana ibumvire, Imana yumve gusenga kwanyu no kwinginga kwanyu kandi Imana ibahe imitima yanyu ushaka. Ni mbere nepa muvugana kuri mikoro ngize umugisha, ndi kumwe na Daniel Prophete niwe tugirana muri kano kanya. Reka ngusabe rero mbere yuko muha umwanya muha ikaze nkubwire ngo icara twumve ijambo ry'Imana, ubare natwe muri kano kanya dutangirane kandi tujyane ku musozo tuze kugabana umugisha wakurikije ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Reka duhe ikaze Daniel tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, turabishimiye kandi twakiriye kaze muduhaye. Imana ibaheze umugisha, turabakunda kandi twishimiye kubana namwe uyu munsi wa none. Abarahatandukanye mwiyumve mwikaze, ndabakunda cyane. Imana ibaheze umugisha kandi ikomeze ibuzuze kugira neza kw'Imana kugere ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Amen. Umeze ute Daniel muri no minsi? Meze neza, ndashima Imana, urumva ko nasaraye. Maze iminsi ndi mu ngendo zivuga butumwa mu masengesho ndi gusenga, niyo mpamvu ariko meze neza. Umutima ni muzima, nubwo umubiri wagira intege nke umutima ari muzima, kuri nge ntacyo byantwara. Ubugingo ni buzima. Ubugingo ni buzima, ubugingo ni buzima
nta nicyo duharanira kugira ngo bukomeze kuba buzima iteka n'iteka. Daniel, twishimiye ko nawe kuri uyu munsi, reka tuvuge ngo Imana y'amahoro iguha umugisha muri byose. Murakoze cyane, Imana ishimwe. Daniel, umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, tujya twumva ubutumwa bugiye butandukanye. Ese twumva ubuhanuzi bugiye butandukanye, ese ubuhanuzi buhanurwa buba bugomba kumara iki abantu? Ubuhanuzi buhanurwa icyo bumarira abantu ni kinini. Burahanurwa kugira ngo bukize ubugingo ndetse n'imitima yabo. Ubuhanuzi bwose buza ni ukugira ngo bukize abantu mu buryo butandukanye. Hari ubuza bubavana mu butayu, hari n'ubuza bubasaba gusenga kugira ngo bagendane n'Imana nk'uko Imana ishaka. Rero ubuhanuzi bumanuka no kugira ngo bukiza abantu, nicyo bubamariye nta kindi. Ubuhanuzi bumariye iki itorero? Bwungura itorero. Bwungura itorero nicyo bumaze. Yego. Hagiye twumva ubuhanuzi, tuvuge ngo ubuhanuzi babugira ngo bukize abantu, ariko hagiye twumva n'ubuhanuzi ukumva ahubwo umuntu agize ubwoba. Yego. Gukiza umuntu gute? Kandi rimwe na rimwe hari ubuza butera ubwoba. Ntabwo mvuze ubwo wahanuye, ariko hari ubushobora kumva ukumva ugize ubwoba kugira ngo uhumure cyangwa uhumurizwe, ahubwo ugasanga ugize ubwoba. Ese inyungu iva mu gutera umuntu ubwoba yaba ari iyihe? Abantu rimwe na rimwe bazumva gutandukanye, ariko ntekereza ko Imana idatera ubwoba, ahubwo abantu bazumva bitandukanye. Kandi abantu bavugira Imana bitandukanye. Wenda ngaje ngira isauti nini cyane, hari n'uza akavuga mu isauti ntoya. Rero iyi sauti yanjye ishobora kuba ikanganye, ariko ntibivuze ko Imana iri gukanga abantu, ahubwo Imana iri gutanga mesaje kugira ngo abantu bahindukire. Hari abumva ko bikanganye, ariko umuntu akwiye kumva ko impamvu iyi mesaje iraremereye, ahubwo shungura umenye ngo iyi mesaje iransaba iki. Kuko ijambo ryaravuze ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, ngo kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Reka kugundira ijwi ryanjye rikanganye, ahubwo gundira bya bindi Imana yampaye biturutse muri rya jwi, ubigundire bigutere guhindukira, ugende uko Imana igushaka. Yego. Yesu, ijambo rivuga ko mu minsi y'imperuka hazaba mu bizaba mu minsi y'imperuka harimo n'abahanuzi b'ibinyoma. Yego. Turi mu minsi mwita ko ari iminsi y'imperuka, mwita ko ari iminsi ya nyuma. Bishatse ko mu bisumi bigomba gusohora hagomba kuzamo n'abahanuzi b'ibinyoma. Hari abahanuzi rero bagenda bahanura, ugasanga gutandukanya umuhanuzi w'ibinyoma biragoranye, gutandukanya umuhanuzi uvanye ubuhanuzi ku Mana n'ubuhanuzi bw'amarangamutima biragoranye ku bantu babukurikiye babwumva. Yego. Nk'umuhanuzi navuga ngo umaze kuba mukuru mu by'ubuhanuzi. Yego. Umuhanuzi w'ukuri arangwa n'iki? Ese w'inyuma arangwa n'iki? Tuzamenya gute ubuhanuzi buvuye ku Mana utavuye ku Mana? Murakoze cyane. Nkunda kuvuga ubivuze neza, turi mu minsi y'imperuka. Sizi impamvu wowe unkurikiye utarakira Mwuka Wera. Yaravuze ngo Mwuka Wera azatuma mumenya ukuri, kandi kuno kuri kuzatubatura. Ugomba kugenzuza umwuka. Sana hari umuntu umpamagara akambwira ngo ni wowe mpamagaye. Abantu benshi baca kuri media, umutima wanjye ntago wahamanije nabo. Ati ni wowe numvisha umutima wanjye n'uwawe bihamanije. Numva umwuka w'Imana mpatiye kuguhamagara. Kubera icyo atahamagaye bariye agahamagara njyewe. Nukubera iki? Nuko ibiri muri jewe nibyo afite. Izo Kristo nizeye nawe niwe afite. Turahamanya. Nawe nuhamanya nanjye ukizera Kristo, azaguhereza Mwuka Wera, azatuma umenya gutandukanya umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri. Kubera ko yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi nta muntu wasoroma imbuto ku gitovu, siko ijambo rivuga. Igitovu ntabwo kizakera imbuto. Kandi igiti cyose kitera imbuto kiracibwa. Hari abahanuzi benshi bagenda mu mihanda
bakaja ku mamediya ariko baramaze gucibwa, bamaze gucibwa iteka bakiri mu isi, bamaze gutabwa mu muriro, ntago bazaja mu ijuru. Barahari bari mu ruzero ngurwo Kayini yabwiwe. Hari abahanuzi bamaze kubibicamuke. Uzababwirwa n'ikirero cunga sana kugira ngo abantu bamenye Kayini nuko Uwiteka Imana yashize Kayini ikimenyetso kugira ngo abantu bose bamenye ko Kayini yamaze gucibwa n'Uwiteka. Ahubwo Mwuka Wera w'Imana agusange. Yego. Mwuka Wera w'Imana akugenderere. Nge Daniel wampamagara ariko ukabanza ugasenga Imana tugahamanya. Kunda kubwira abantu ngo njewe ntabwo nkiza indwara, nta n'umuti mfite wakiza uburwayi bwawe, ahubwo Kristo w'imbaraga nizeye utuye muri ngewe, nawe ni wamwizera tugasenga duhamanije, aragutabara, arakwigaragariza, arakiza uburwayi bwawe, arazura izawe zapfuye, kugira ngo utandukanye umuhanuzi ukuri n'uw'ibinyoma. Icyambere nuko ugomba gutunga Kristo akaguha Mwuka Wera ukamenya ukuri, kubera ko turaziranye. Amen. Haleluya. Umukatolike n'uwadeperi baraziranye. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Umukatolike, umusilamu n'umuadeperi iyo bahuye baramenyana. Ukwiye kugira kantu, ukwiye gutunga Mwuka Wera utandukanye n'ibindi byose. Ugasenga Imana wizeye uhamanije na Mwuka Wera. Bizatuma umenya ukuri utari wamenya. Kandi mureke kurebera igisubizo cyanyu mu bahanuzi, ahubwo mukirebere kuri Kristo. Amen. Nta muhanuzi wagwiga igisubizo, ahubwo Kristo uri muri ngewe yagwiga igisubizo. Murakoze. Ese haba hari ikimenyetso gishobora kutwereka yuko wenda ubuhanuzi igihe bumanutse twaba dushingiye kuri kino kimenyetso tubona buvuye mu ijuru? Ese ubuhanuzi buvuye mu ijuru nta kimenyetso kiriyera kigaragara gishobora kugaragarira amaso cyangwa se amatwi kwata umuntu nimba buhanuzi buvuze gutya, nimba butangiye gutya cyangwa nimba busoje gutya buvuye ahangaha? Ntabwo ibyo bintu bibaho byo. Murakoze cyane. Mugenzuza umwuka iteka mu bihe byose byo gusenga. Ngajenge umuntu ashobora guhanura ngahita amenya ko ari mukuri cyangwa ko yataye umurongo, bitewe no kugenzuza umwuka gusa, ntagenzuje umubiri. Hari abantu bagendera kuri icyo ngicyo akagenzuza umubiri ariko ntagenzuza umwuka. Rero uwabasha kubisobanukirwa ni umuntu ufite Mwuka Wera muri we. Ariko kandi ikindi mugomba kumenya, ntabwo Imana izakubwira viza ukiri mu zaha. Izabanza gukiza ibyaha, nimara kugukiza ibyaha ikubwira ibyo izakora. Nta muntu n'umwe nari nabona ufite ubwenge ushobora kurira ku isahani yanduye azi ko yanduye, ndawe ndabona. Yego. Arabanza koza ya sahani, yamara kuyoza ibyo kurya bikageraho. Umuhanuzi uzakubwira ibitangaza, amahoro, visa, gukira indwara, ibitandukanye, atakubwiye kwihana ibyaha, uzamenye ngo ntabwo ari mu murongo w'Imana, si Imana imutumye. Ntabwo Imana yagukiza mu buryo bw'umubiri itaragukiza mu buryo bw'umwuka. Tangaza iki kintu ntibizakunda. Gezuza umwuka iteka, uzasobanukirwa, uzamenya ukuri, kandi uko kuri kuzakubatura. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, ngo kandi ntimugahinyura ibihanurwa, ahubwo mugundire ibyiza harimo n'ibibi. Yego. Kugira ngo ubimenye nuko utunga Mwuka Wera, mwirinde igisa n'ikibi cyose, mwirinde guca imanza, mwirinde kuroga, mwirinde ibi n'ibi, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi. Kandi umuntu wahawe isezerano ry'Imana aba asabwa kuririnda akiranuka. Ntabwo ririndwa no kujya gusenga udakizwa, ririndwa no gukiranuka no kwihana ibyaha no kugenda wigengesereye. Hari indirimbo ivuga ngo genda neza witonze utwaye amabanga y'Imana. Amabanga dutwaye ni ayihadi, ni isezerano twahawe n'Imana. Nutitwara neza Satani azakwiba, kuko umujura atazanwa n'ikindi n'ukwiba, n'ukwica, n'ukurimbura. Ngo ariko jewe naje kugira ngo mubone amahoro, mubone ubugingo, kandi ndetse mubone bwinshi. Amen.
amen. rero Imana ibaha umugisha. Daniel, Imana iguha umugisha ku bisobanuro byiza udusobanuriye cyangwa se no ku mpuguro biba bivanze ari impuguro. Katwe ngo Imana y'amahoro ikomeze kukwagura mu buryo bwose bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri. Imana ikugenza izina ry'Imana rikuboneke imisese. Reka tugusaba noneho rero ugiye kudusengera Imana utugezeho ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe muri kano kanya. Habwa umugisha n'Imana. Asante. Mana urashoboye, uri umunyembaraga, wowe ureba mu nda y'ingumba ukabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kikunanira, urashoboye. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, ukoriza ubutwari kandi wigaragaze, ineza yawe iboneke muri uyu mwanya. Jambo ryaravuze ngo ubereye mwiza abagutegereza, kandi uri ubugingo bw'ugushaka. Haleluya. Gukora kwawe nikuboneke muri uyu mwanya, izo wagambiriye gukora bikoreke muri uyu mwanya, ubutsinzi bwe bugaragare muri uyu mwanya, gukomera kwawe kugaragare Mukiza. Ngwino Mukiza tugumane, anote kosi fodi wasema hadi taladi kosakani fonsema ibila tikoti wasikandishada uli wirita dibila sifota ngoma. Haleluya. Hey, tikoti kosa handi tala bilisti fonsema ibidita ladi wasika mana. Hey, shadita nikosifonia hawidita. Hey, tila tikosifo mwiji nitandikosa egada edila tifosa enima benitandikosifo iganda abila ditalala gadishada ambanda takotifo siniga meni watikoti tandisha igada. Hey, shiwiri tadifosima benitandi wakosa egome ndito sifoni mas nuwiteka enistika egome mpagaze ku rugi ndakomanga ini tatiko sifo ati kandi diwinistansema mfite ikimenyetso ditasema cyo gushyira diwiritaya kubemera gukingura imitima yabo. Eshikoti fosa enima benitandi wasika egome nelitani fosa ndaje vuba beliwiristansi nzanye ingororano itati kosifo nje guhemba iritandiwa kandi ndaho umuntu wese iwanye nizo yakoze. Hiti kosi vilitandiba nditangiriro nkaba niherezo. Hahirwa eritanimas aremeye kozwa eniwirishada n'amaraso yoza abanduye yamenetse niko mvuze. Hindi tati kosa yewe litadifosima mwishakira ndamuwe initani wisaragada mbese igihe kigezehe kitadi wasifo dore eniwiristansi binitali wirigada benshi bagiye kumbona bumirwe kuko gitarigada bararangaye ntibita ku iherezo ryabo. Atariko ndavuze ngo gitandiwa mpagaze ku rugi ndakomanga niko mvuganye namwe. Jeli witasifoniba otikosi winima reba aho uhagaze nubona hadakwiriye uditansefo uhindukire maze ngoze aho wanduye niko Uwiteka avuga. Idi wistika tandi washada ifirimbi tali wirigada igiye kuvuzwa hini tandi fosa
atariko ni shayigada ndi diwansi zenita fosa ndi gukingira kandi ngashyira ikimenyetso peliwiri shadigansi kubemeye guhindukira niko Uwiteka avuze. Iri tani wasika ndanyurandi fosi mu bihugu zose enitanima mu mirwi itandukanye hidi winita kosa egada dore fosi nima manukiye kurakarira ibizira bikomeye bamwe bakoze Mana nikivuze sheti kosima handita kosifo egada hali wilitanima dore kosiminimanda dore burije peni wilishadia atari kodi winistansi abasinziriye ntago bari kubona aho ibihe bigeze. Kanguka mu difose musambanyi, kanguka murozi we, kanguka dita munyamagambo, kanguka distika, kanguka di minista ya gata, kanguka difose yewe wakoze kuzashinganywe, kanguka wowe dima wiyandurishije izo kurya z'ibwami kubera ko mpagaze ku rugi ndakomanga handito kosifo maze nkoze kandi nkubabarire ni Uwiteka avuze. Hini tandi kosa ti buri wese niyigenzure hati kandi distance buri wese anyegere binifosima ati ko sharagada nkunda bankunda abashakana umwete bazarengerwa ku munsi w'amakuba ni Uwiteka avuga. Beni wilitansema ndatambutse idi wilitanguwa nje gute fosa egada igiti cyose dimase kitatewe nanje jidisti kadi manga egome uko cyaba kiri kose edita kosanima kigiye gucibwa gitabwe mu muriro ni Uwiteka avuze. Heni takosanga murarangaye bamwe heni wilitasema atari kodi fose manga riri wilishayigada heni tangwe goria heni minitasi ariko igihe kirasohoye binitadi kostifo umunyabwenge nampungireho heni wilitasema aciye bugufi nanjye zamurinda kandi ntabwo zatuma heni taragada irnyanyi difose zegera umurima we ni Uwiteka avuze. Elitako shadiwa benitandiwa sika rili tatiko sangayi dore eni minifos ubwenge bw'abanifosima buhindutse ubusa. Elitatikosa ubwibone bw'abanyabibone muri fosi nimanga butumye bakorwa n'isoni. Elitani wase shadiwa kwiyoberanya diministanse opefosa degada kwa bamwe dimanse gutumye elitandi kosta uburakari bwanjye bugurumira bubageraho. Hali tatiko sinima jedi wilitansi ngiri tegeko ryanjye buri wese nacunga izamu rye kubera ko ministiri gaya ifirimbi igiye kuvuzwa niko Uwiteka avuze. Binimase egada helitandiwa wona yitarando ministiri gaya akayikoresha ibyo yishakiye ntayikoresha ibyo nge shaka. Enitandi kosta igihe cyo kuyibazwa kirageze ati kandi igihano wowe cikudi minista kikugezeho. Hari wilitasema yewe waze kubabarira uranizika mu mutima wawe uravuga ngo di wilistaya penifose ntabwo uzababarira hatari ko di wilishata wigenzuye neza waboze defense wasanga nawe ukeneye imbabazi zanjye. Yemwe kuki mutababarira ikirere kirahindutse
kigiye guhindura ishusho yacu ndetse n'isura yacu. Nitandiko sifo, ubutaka buhinduriwe isura. Hebini wiritango masika, ati kubera ko ndaje hayidi winitanse, unyumvira hazaba amahoro masa, atikanga ikibi, niko Uwiteka avuze. Heri wiritansema penitangua, amaso areba nabi. Heri wiritara kostigaye, dore kureze nabi uri mu bibazo kubera ko wanze kureka ingeso mbi. Hemini tangua, ndakugira inama uyu munsi kugira ngo disitayigaya ufate icyemezo maze wihane, wumve kwingira isaya jidikoti fose no kuguhamagara kwanjye, maze uhindukire. Atari ko nudahindukira ngiye kuza uri ndidiwe nitanga yanga, kandi ntabwo uzamenyera igihe nagutunguriye. Nije tangiriro na nije herezo, hahirwa unyumvira aziritangwe gaya, azarya kuziza byahishiwe abera bemeye kumba imbere. Niko Imana ivuze ngo ditase manga, ati kubera ko difose imisozi iriyubitse ndetse n'udusozi, etiko difosini manga rara ditarikinima, impande zose z'isi imisozi ditayigoniya iriyubitse. Penifose, imyaka ihingiye ku misozi yari wirishayiganda, dore ipfuye ubusa. Atari ko di ministaya, ati ko sherigada, nije Uwiteka Imana ndakuburira kugira ngo wumve di kosta umuburo wanjye, maze uhindukire. Niko Uwiteka avuze. Amen. Ha tifasa shetikosa idanse, hinditaniwa itabaza ryawe ririhe, itabaza ryawe, yewe 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 yewe, itabaza ryawe hinitanguwa ririhe. Imana irakubaza itabaza ryawe ririhehe. Umuntu agiye kumurikirwa, hitani winishada nitabaza, wataye itabaza dimase hagiye kugwa mu rwobo, hari utanima. Niki kigiye kukumurikira mwene data? Uramurikirwa niki kuwataye itabaza ryawe? Wararitaye kubera ubusambanyi, wararitaye kubera ubwibonere, bicyatumye utitabaza ryawe. Igihe kirageze hiritaye igaya, abarize amatabaza yabo idima sinaganda bagiye kubona inzira, ariko abatararinze amatabaza mwene witanse bagiye kurwa mu rwobo, kubera ko ntabwo uzatambuka udafite ikikumurikira. Heni manga, nimwongere mushaka amatabaza, mushaka amatabaza. Amatabaza yanyu arihe? Arihe bene data? Murebe nimba mwarataye amatabaza, mwongere muyashake, mwihane ibyaha mwigenzure, kubera ko defense nicyo mukeneye nta nicyo mukwiriye, kubera ko hano imbere mugiye kubura inzira. Ariko ufite itabaza ntabwo azabura inzira. Yemwe yemwe, niko Imana imbwiye. Amen, amen, amen. Reka dusome muri Yesaya, ni ijambo numvishe muri Yesaya igice cyaho cya 35 murongo wa 8. Twumve icyo Imana ivuze mu ijambo ryayo. Tusome soreza aho ngaho senge ijambo ndaryumvishe. Yego 35 umurongo w'8. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya ibice 35. Yego umurongo w'8. Yego yego 35 umurongo w'8. Munyazangwino Yesu aragushaka wakubabaririza winu musanje vuba.
sohora impumyi zifite amaso. Yesaya 3:5 yego ku murongo waho w'8 aho ngaho muri Yesaya bice 35 umurongo waho w'8 kandi hazabaho inzira nyabagendwa. atako handitse twagiye Yesaya 3:5 umurongo w'8. Yesaya 3:5 umurongo w'8. Yego mani gumugisha. kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Iyo nzira izaba ari inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayigeraho. Abanduye imitima ntibazayigeraho. Ahubwo izabiya babandi. Izabiya babandi. Abagenzi naho baba ditandi fosa egada. Naho baba nabaswa ntibazayoba. Nta ntare izahaba. Nta ntare izagera muri iyi nzira. Inyamaswa yose y'inkazi ntizagera. Nta cyaha kizagera muri iyi nzira. Ntibizayibonekamo. Nta cyaha kizagera. Ahubwo nta busambanyi buzayigeramo. Nta burozi buzayigeramo. Nta bwibone buzayigeramo. No, Imana yabyanze. Iyi nzira nyabagendwa zaba ari inzira yo kwera. Abanduye imitima ntago bazayijyamo. Tangaze buno butumwa unkurikira witonze. Abanduye imitima ntibazayijyamo. Izabiya babandi abagenzi naho baba arabaswa ntago bazayiyoba. Ahubwo abacunguwe no bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bemeye kwegera amaraso ya Yesu Kristo, bakozwa nayo, bakizera Kristo z'ukuri, bagakiranuka. Abo nibo bazayijyamo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagere i Siyoni. Bazagaruka bagere i Siyoni baririmba. Ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo. Bazabona umunezero n'ibyishimo. Kandi umubabaro no gusuza umutima bizahunga. Amen. Imana iguha umugisha. Haleluya. Hagiye kuboneka inzira nyabagendwa. Kandi iyo nzira izaba ari yo kwera. Yego. Nimuze twiboneze kubera ko umugeni agiye gutaha. Umukwaraje nimuze twiboneze. Ngiye gusenga Imana. Niboneze kubera ko umukwaraje hagiye kuboneka inzira nyabagendwa. Kandi iyo nzira izaba ari inzira yo kwera. Abanduye imitima ntago bazayijyamo. Cyo wabura icyo cyose wanduye umutima ntago uzayijyamo. Tugiye gusenga. Uhamagawe na Yesu kenshi umwitabo y'umunsi. Harubwirijwe wumvishe none ryabari ryo rya nyuma. We munyazaha ngwino, Yesu aragushaka ngo akubabaririza. Ngwino umusange vuba. We munyazaha ngwino, Yesu aragushaka ngo akubabaririza. Ngwino umusange vuba. We munyazaha ngwino, Yesu ateze amaboko ngo akubabaririza. Ngwino umusange vuba. Mana turagushimiye. Uri umunyembaraga, urashoboye. Ndagushimiye kuri urukundo. Ineza yawe ntigira akagero ntirondoreka. Twayivuga bukira bugacya bukongera bugacya bukongera bukira. Uri umunyembaraga. Ndagushimiye kubw'abana bawe bateze amatwi ubu butumwa. Jambo ryaravuze ngo ariko mwumva iryo jambo ngo kandi mukora izaryo. Ngo kuko wumva iryo jambo ntakora izaryo. Ngo ameze nk'uwireberamo mu ndorerwamo ukwasa. Ngo yamara kugenda akiyibagirwa. Bekumeruka ahubwo bakize kubw'ijambo ryawe. Woza imitima yanduye. Imitima yanduye uyoze. Ukiza abantu izaha ndetse n'ibicumuro bakoze.
kubera ko uri umunyembabazi. Komeza gukora iz'ubutwari kandi ukora iz'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Daniel, turagushimiye. Imana y'amahoro iguha umugisha. Yego. Kandi ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tuzasubire ubutaha Daniel mu kiganiro kizataha. Imana yongera kuguha ubundi butumwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Dushimiye kandi umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro. Dutangira twabwiye ko twabasabye ko tubana tugatangirana. Mwakoze cyane kuba mwihanganye mukumva ubutumwa bwiza tukatugeranye ku musozo. Reka mvuge ngo namwe Imana ibahe umugisha kandi imbaraga n'amavuta bijye bibahoraho. Uwiteka Imana yivanga mu byanyu mu izina rya Yesu Kristo. Tuzasubira ubutaha ibiganiro ku musaraba nakagaruka. Ciao ciao. Amen.